Uwiteka yadukoreye ibikomeye natwe turishimye, ntitwashobora kwiyumanganya, imitima yacu iguwe neza. Uwiteka yadukoreye ibikomeye natwe turishimye, ntitwashobora kwiyumanganya, imitima yacu iguwe neza. Mana ushimwe uhimbarizwe ku mirimo myiza uhora udukorera. Mana ushimwe uhimbarizwe ku mirimo myiza uhora udukorera. Shalom shalom, ni kuri Nyirabisare TV. Nongeye ndabakiriye cyane aho muherereye mu mpande enye z'isi zitandukanye, abari iwacu Kigali, abari hirya no hino mu ntara z'u Rwanda zitandukanye, inshuti zanjye, abavandimwe Imana yampaye, mwagize neza. Ndashimira cyane umuryango wanjye wa bugufi, ndashimira abavandimwe banjye ba bugufi, cyane cyane abo twahujwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Rero nari mbahaye kaze, ariko kandi nanone nshimira abantu tubana namwe umunsi ku wundi, abantu badahwema kudukurikirana, abantu bakoze subscribe, abantu bakoze like, abantu bakoze share ndetse na comment. Turabashimiye cyane, kandi tubwira n'abandi nabo kubikora. Muraba mudushigikiye, Imana ibahereze umugisha. Si uyu munsi wa none ntabwo ndi bukora ikiganiro cy'iminota myinshi. Imitima yacu yuzuye amashimwe nk'uko nahoze mbitangira mbivuga. Uyu munsi ni umunsi ukomeye ku buzima bwacu, ni umunsi Imana yaturemeyemo ibyiringiro, ni umunsi Imana yaturemeyemo andi mashimwe. Nawe aho uri watekereza ko Imana yakugiriye neza. Hari ukuntu umuntu abyuka akagira ngo ni ibintu bisanzwe, hari ukuntu umuntu avuga akagira ngo byakunda ugahora uvuga, hari ukuntu umuntu agenda mu nzira ukagira ngo byakunda ugahora ugenda, ariko hari umunsi Imana ijya ikingura ukabona kuko yakinguye ku buzima bwawe. Turabizi neza kandi dufite n'ibihamya by'uko hari abantu Imana yagirira neza bitandukanye. Hari abo tuzi uyu munsi wa none Imana yagiriye neza, hari abo tuzi muri Bibiliya ko kera harabaye. Imana igirira neza abantu, Imana ikora neza imirimo n'ibitangaza ku bantu, turayishimira. Rimwe na rimwe tugashima tutazi nyirizina abo bantu ngo ni bande. Ukumva nk'umuntu arakubwiye ngo soma mu gitabo cya Rusi ngo Imana yamugiriye neza, Hana ngo Imana yamugiriye neza. Ariko uyu munsi wa none ntabwo tuvuga ba Ana, nta nubwo tuvuga ba Rusi, nta nubwo tuvuga abandi. Twebwe ubwacu turi ibihamya by'uko Imana yatugiriye neza. Nawe ubwawe unteze amatwi, nawe wicaye iruhande rwanjye, nawe uri hirya no hino, nawe uri igihamya cy'uko Imana yakugiriye neza. Reka nkubwire ikintu cya mbere. Iyo ubyutse mu gitondo wari uryamye nijoro, iyo abantu baryamye nijoro akenshi buri wese aba yasinziriye. Ab'umukire, ab'umukene, abe babandi Abanyarwanda bakundaga kuvuga nuko bitakibaho bakavuga ngo n'umutindi nyakugi, twese dusinzira ibitotsi bimwe. Ari umukire ku rwego rwo hejuru asinzira nk'umukene. Twese Imana itugire neza ikatangira ibitotsi, twese dusinzira kimwe. Ntabwo uhumeka usinziriye ngo uhumeke nk'umukire, nta nubwo usinzira ngo uhumeke nk'umukene. Gusa twese iyo turyamye tuba dufite umurinzi wacu, ni Imana yo kwizerwa, ni Imana iri hejuru y'amajuru, ni Imana igikora imirimo n'ibitangaza muri twebwe. Reka mbabwire uyu munsi wa none impamvu wenda y'iki kiganiro, impamvu nababwiye ngo imitima yacu yuzuye neza, imitima yacu yuzuye gukora kw'Imana. Utekereje inkuru ya Ana, ukareba ukuntu Ana yasufuye mu buzima bwe bwa buri munsi, kugenda ukabaho nta rubyaro, ukabona abandi bahetse mu nzira, iteka uhora wumva ko hari igikomere ufite. Ariko iyo ugize amahirwe nawe Imana ikakugirira neza, nawe ugatera ikirenge mu cy'abandi bateye, atari imbaraga zawe, atari umuryango wawe, atari inshuti, atari abavandimwe, kubera imbaraga z'Imana, Imana ikagusura, Imana ikakugenderera. Hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo mu mafu ya nimunsi. Mu mafu ya nimunsi niho umuntu atekereza kugira neza kw'Imana.
ariko nta nubwo twakagombye kuyatekereza gusa mu mafu ya ni munsi, ahubwo twakarebye buri situation yose urimo, buri mwanya wose urimo, ukumva ko ineza y'Imana ihora ku buzima bwawe. Urugero, hari umuntu ubyuka afite amaguru yose, bwajya kugeza mu gitondo 3 ukandagiye mu muhanda nk'uko abandi bawukandagiye, ugasigana no kuguru kumwe. Ntabwo ari uko Imana iba yakwanze, nta nubwo iba ari uko yagukuyeho amaboko, ahubwo aba ari ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri wowe wasigaranye ukuguru kumwe. Hari abafite ukuguru kumwe ariko nyamara bagakora imirimo myiza, bakanashimira Imana. Reka ngaruke gato,